Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Kongeye kubaha ikaze bakunzi ba Torotoro Channel. Uyu munsi nkuko bisanzwe n'ubundi murasuhuzwa na Nibita Jonathan. Kandi twizera yuko inyigisho tugenda tubagezaho muri no minsi ziri kugenda zibafasha cyane cyane mu buhinzi. Ariko tuvuga ubuhinzi, mwari muzi yuko buriya buhinzi dukora bushobora kugira uruhare mu kwangiza ikirere cyacu. Mwari muzi ko bushobora kugira uruhare mu muhindagurikire y'ibihe. Bivuze ngo zino torotoro dukoresha, mwari muzi yuko biriya byuka zisohora bigenda nabyo bikangiza ikirere. Ariyo mpamvu nka torotoro muri rusange tugomba kuzuva kuri ziriya zihumanya ikirere tugakoresha cyane cyane. Hari izindi nshyashya ziri kugenda ziza zikoresha amashanyarazi, ntiziraba nyinshi ariko ni ugushyiramo imbaraga nazo tukazibona. N'ibindi rero hari ibindi noneho byangiza ikirere. Ariyo mpamvu nabatumiriye umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC Huye kugira ngo adusobanurire byimbitse byimazeyo ibijyanye n'uburyo ubuhinzi bugira uruhare mu kwangiza ikirere ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo icyo kirere cyacu kidakomeza kwangirika cyane biturutse he ku buhinzi. Nimuze gucikwa kandi muze kwibuka gukora subscribe kuri iyi channel izajya bagezaho ubumenyi butandukanye. Murakoze. Ngabonziza Adrien, ndi umwarimu muri IPRC Huye mu gashami k'ubuhinzi. Nigisha ibijyanye n'amakoperative ndetse no kongerera ubuhinzi, kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi. Ibyo koko ubuhinzi bugira uruhare rukomeye mu kwangiza ikirere, na cyane cyane ko bufite uruhare mu kwangiza ikirere. Mu bushakashatsi bwakozwe basanze bwangiza ikirere ku kigero kiri hejuru ya 30%. Nk'uko nemaze kubivuga, ubuhinzi bufite uruhare rukomeye mu kwangiza ikirere, na cyane cyane ko imyuka myinshi yangiza ikirere ikomoka ku buhinzi. Dufatiye ku mafumbire, amafumbire buriya cyane cyane amafumbire y'imborera amenshi akorwa mu buryo butuma atanga imyuka ijya kwangiza ikirere. Twavuga nko gukora ibirundo, amafumbire y'ibirundo, kimwe n'ifumbire ikomoka ku matungo, ifumbire y'inka, ari ifumbire iva cyane cyane nk'ifumbire iva ku ngurube. Ari amafumbire atanga imyuka. Iyo myuka twavuga nk'imyuka nka gaze metane, cyane cyane nko mu fumbire y'inka. Iyo gaze metane kimwe n'andi magaze magaze cyane amenshi ntabwo ari mu Kinyarwanda. Twavuga nk'icyo bita nitrous oxide, ni imyuka ifatiye kuri azote, nayo ijya mu kirere ikangiza ikirere. Hari icyo bita water vapor, nayo ni imyuka nayo iza muri suforome y'amazi nayo ikajya mu kirere. Twavuga imyuka nka carbon dioxide, iyo yose ni imyuka ishobora kuva muri ya mafumbire, cyane mu mafumbire y'imborera, mu mafumbire atari mvaruganda. Akenshi dusaba ko abahinzi mu gukora amafumbire bakora ku buryo ari amafumbire y'ikirundo kimwe n'amafumbire yandi y'imborera, bayabika ku buryo bayatwikira ku buryo atuma iriya myuka myinshi itajya mu kirere, na cyane ko iyo myuka ijya mu kirere n'ubundi intungagihingwa yakwiye gutunga igihingwa ibigenda itakara. Ikindi nko ku mafumbire y'imvaruganda, iyo turi gukoresha iriya fumbire y'imvaruganda, akenshi hari imyuka iva muri decomposition, mu kwidekompoza kwa amafumbire, bigatuma itwarwa n'umuvu w'amazi, bigatuma ijya mu biyaga ndetse no mu yindi migezi, bigatuma iyo myuka ijya mu kirere inyuze muri ya mivu yatwawe y'amafumbire atabasha gufatwa n'ibihingwa. Amafumbire mvaruganda, amafumbire y'imborera yose atanga imyuka
mu buryo butandukanye ijya kwangiza ikirere. Ikindi ubuhinzi bushobora kwangizamo bushobora gukora mu kangiza ikirere, dutera imiti. Mu gutera imiti akenshi iriya miti turi kwitera n'ubundi igenda itanga imyuka myinshi mu kirere, ndetse ubwo ni uburyo buri direct bushobora gutuma uri gusprayinga cyangwa uri gutera imiti bushobora gutanga imyuka iri kuva kuri ya miti uri gutera bukajya mu kirere bukangiza ikirere. Ariko hari n'uburyo buri indirect n'ubundi, mu gihe ya miti n'ubundi yatwaye na ya mivu y'amazi, ndavuga imvura yaguye igatwara yama pesticide ya miti n'ubundi bikayitwara mu mivu y'amazi, mu migezi, mu biyaga, bikazatuma n'ubundi habaho evaporation y'amazi, ya myuka n'ubundi nayo igasubira mu kirere. Noneho tumaze kureba uburyo ubuhinzi bwangiza ikirere, umuntu yakwibaza ati hakorwa iki kugira ngo noneho hakorwe ubuhinzi butangiza ikirere, cyangwa nubwo tudashobora kugabanya iyo myuka yangiza ikirere 100%, ariko nibura dukore ku buryo bugabanya ya myuka kwangiza ikirere mu buhinzi bwacu kandi tunongera umusaruro, ari byo bita climate smart agriculture, ubuhinzi bunoze kandi butangiza ikirere. Hari uburyo bwinshi rero bushobora gukorwa mu buhinzi, na cyane cyane ko ubuhinzi bushobora gukorwa, twafatira nko duhereye nko mu mafumbire, gukoresha ari amafumbire, ndahera nko ku mafumbire y'imborera nk'uko ne nabivuze, iriya fumbire y'imborera y'ikirundo. Ni byiza ko abantu bayikora, ariko uburyo bayikoramo bakibuka kuyitwikira cyangwa kuyishyira ahantu shading, ahantu hatuma ya myuka ishobora gusohoka muri ya fumbire itajya mu kirere. Bagakora ku buryo bayubakira, ku buryo bayitwikira, ku buryo ya myuka idasohoka ngo ijye kwangiza ikirere. Ndavuga bitewe n'ubushobozi bw'abahinzi bashobora kuyishyira ahantu hubatse ku buryo ya myuka itabasha gusohoka ngo ujye kwangiza ikirere. Ikindi, mu gukoresha ya mafumbire n'ubundi y'imvaruganda, ni byiza ko abantu bakoresha ifumbire mvaruganda ku kigero cyiza. Abantu benshi bakunze gukora amakosa bakumva ko gukoresha ifumbire nyinshi y'imvaruganda ari nako kongera umusaruro, ariko biriya bifite ingaruka nyinshi. Usibye no kwangirika kuba ya myuka iva muri ya fumbire yatwawe na wa muvu w'amazi ijya kwangiza ikirere, ariko bifite n'ingaruka ku buzima bwa muntu, kuko bituma akenshi ibihingwa dusaruye kuri ya fumbire twakoresheje irenze urugero biba bitujuje ubuziranenge. Twavuga nk'urugero nko mu gace bakunda guhinga ibirayi, akenshi muzi ibirayi abantu muri region ya za Musanze na za Nyabihu, ni region bahingamo ibirayi cyane, ariko bitewe nuko bahinga imirima yabo kenshi badasibira, bakoresha amafumbire menshi arenze akenewe, bityo bigatuma ibirayi byabo kiba ari ikirayi kinini, icyo bita over growing cyangwa over production. Ikirayi kikaba ari kinini ariko gifitemo imyanya mw'imbere cyangwa kirimo amazi. Biriya byose nibigaragaza ko kirayi bitewe n'ifumbire nyinshi byakoresheje kiba kitujuje ubuziranenge. Kuri ya climate smart agriculture y'ubuhinzi butangiza ikirere, ni byiza ko bakoresha ifumbire ku kigero cyagenwe, na cyane ko dufite abajyanama b'ubuhinzi ba agronome bagakurikiza amabwiriza babaha, bagakoresha ifumbire iri ku kigero gikenewe kuba cyatanga intungagihingwa, kuko ya fumbire iyo irenze yindi ikenewe ku ntungagihingwa z'igihingwa itwarwa na wa muvu w'amazi, none bigatuma bijya muri ya mazi mu migezi cyangwa mu biyaga, bikaza gutuma habaho icyo bita eutrification. Eutrification ni uburyo hajya ifumbire ijya mu biyaga cyangwa mu nzuzi no mu migezi, bigatuma habaho gukura kw'ibimera biba mu mazi, icyo bita phytoplankton. Noneho bya bimera bikaza kuza guhumeka, uko bigenda bihumeka bigenda bitanga imyuka ijya mu kirere, ndetse bigatuma binacura ibitunga
bya binyabuzima byo mu mazi, ndavuga byo bita zooplankton, byandi nk'amafi bitari bimera, bikaza kuba byapfa, ugasanga ikiyaga cyangwa umugezi nta kindi kinyabuzima kitari ibyatsi kirimo. Ngira ngo mu Rwanda hagiye haba gahunda yo gukura biriya byatsi mu migezi n'inzuzi, bakura amarebe n'ibindi byinshi byabaga biri mu ntuzi. Biriya byinshi rero akenshi biza bitewe na ya mafumbire na ya miti, byose byagiye bikakimira muri bya biyaga, bigatuma habaho kwangizika kw'ikirere ndetse n'ibyo binyabuzima muri rusange. Ni byiza ko ku mafumbire mvaruganda abahinzi bakoresha ifumbire iri ku kigero cyagenwe, ku buryo ishobora gufatwa n'igihingwa, y'amazi yatwawe agatwarwa nta ntungagihingwa cyangwa nta mafumbire arimo. Ikindi tuvuye ku bijyanye n'amafumbire, tuza noneho twigisha abahinzi ko n'ubundi ari byiza ko bakoresha, kuko muri no climate smart agriculture ikigamijwe ni uko twongera umusaruro, ariko umusaruro uko wiyongera ukanajyana no kuba tutangiza ikirere n'ibidukikije muri rusange. Tunigisha muri climate smart agriculture ko bagomba gukoresha imbuto z'indobanure, icyo bita improved seed. Dufite ubwoko butandukanye bw'imbuto z'indobanure, hari ama-hybrid atandukanye. Icyo bimara bituma badakoresha amafumbire n'ibiki bintu byinshi n'amapesticide, kuko iziriya mbuto z'indobanure akenshi ziba ari imbuto zihanganira indwara zitandukanye bitewe n'uburyo zakozwe, ndetse zikanongera umusaruro, zikanera mu gihe gitoya. Twavuga ikindi, gukoresha neza icyo bita gusimburanya ibihingwa mu murima, icyo bita crop rotation. Akenshi ahangaha abahinzi bakora amakosa, abenshi ntago bazi gusimburanya ibihingwa mu murima. Buriya twigisha ko nibura igihingwa cyaje muri season A y'igihembwe runaka, nk'ubu turi muri season B y'igihembwe cya 2020-2021. Ni byiza ko igihingwa cyahinzwe muri season B cyazagaruka mu murima cyajemo nyuma y'amasayiko, nyuma ya season eshanu, kikaza ari muri season ya 6. Dukurikiranye ibihingwa mu murima tugendeye kuki? Ibihingwa bikurikirana mu murima tugendeye ko bitari muri famiye imwe, bitari mu muryango umwe. Iyo tuvuga mu muryango umwe, ni ukuvuga ngo dushobora kugira nk'ibihingwa byinshi bigira imiryango, tufatiwe nko ku muryango w'imboga wo twita Solanaceae. Solanaceae ni umuryango ubonekamo ibirayi, ukabonekamo intoryi, ukabonekamo inyanya, ukabonekamo ibinyomoro, ukabonekamo uwo muryango wa Solanaceae. Nimba uyu munsi uhinze Solanaceae ukaba wahinze ibirayi, ntabwo wemerewe gusimbuza ibirayi inyanya, cyangwa ngo usimbuzemo intoryi, cyangwa ngo uwo murima ushyiremo ibinyomoro, kuko ibyo byose biri mu muryango umwe. Ibyo bigira akamaro kahe? Bituma ikwirakwizwa ry'indwara, kimwe na competition, gufata intungagihingwa, kubera biba bisangiye indwara, binasangiye gufata intungagihingwa zimwe, bituma igihingwa ugiye guhingamo kizatuma hari indwara zabaga mu butaka, soil borne disease n'izindi ndwara zaho ngaho zitabasha kwataka ibihingwa ugiye gushyira muri uwo murima. Ibyo bigira uruhare runini, kuko bituma ikoresha ry'amafumbire, uzakoresha amafumbire atari menshi cyane, kuko wabashije gusimburanya bya bihingwa. Hari igihingwa kiba gisafata intungagihingwa mu butaka hafi, hari n'ibifata intungagihingwa kure. Tugendeye ku mizi, tugira icyo bita ibihingwa bifite shallow roots, n'ibigira imizi miremire bita deep roots. Mu gusimburanya ibihingwa, nyuma yo kuba bihuje umuryango umwe, tunareba ko ibihingwa tugiye gusimburana bidahuje imizi, bidafite ubwoko bumwe bw'imizi. Iyo dufite mu mizi, tugira imizi miremire, tukagira imizi isanzwe, tukagira imizi irandaranda iza hejuru, ibyo bita mu cyongereza tugira icyo bita deep roots cyangwa tape roots, tukagira n'icyo bita fibrous roots, nk'imizi. Uko gusimburanya ibihingwa rero nibyo navugaga. Nimba ntanze nk'urugero, tujye nko gusimburanya ibihingwa, tugiye nko kuri zo bita Solanaceae. Nimba uhinze uyu munsi ibirayi, ni ngombwa ko wazakurikizaho ibihingwa nibura
kubera ibyo amasoranasiya tuyakarasa cyane mu mboga. Ni uvuga ngo dusaba ko umuhinzi wahinze ko yahinze ibigori muri sezo A, sezo B akaba yahinga ibishyimbo, kuko ibishyimbo bifasha mu gufigisa azote n'iki bikongera bigakora ubutaka bukabiha ku ntunga bihingwa. Ubwo muri sezo C yakakwiye kuba ahinga imboga, ubwo aho niho ashobora guhinga imboga zitandukanye bitewe n'izikenewe ku isoko. Noneho muri sezo ikurikiraho tumusaba kuba yafata wa murima we akaba ashobora kuwuraza, nubwo bitewe n'ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu abaturage bafite, aho bafite ubutaka butarenga plot size y'umufama bavuga ko ubu ngubu iri nko kuri 0.5, aho ngaho n'ufite farm ihagije 0.5 hegitari, ariko abenshi ntago bayifite, bafite 0.05 hegitari. Dusaba ko nyuma yo kuraza uwo murima yakabaye aza kuba agarura muri wa murima kuri sezo ya 5 yakwiye kuba agaruramo, ashaka kugarura ibigori. Urumva ikigori kigarutsemo mu murima kuri sezo ya kangahe? Ya 5. Sezo ya 5 icyo gihe akaba nabwo yamenya ko nimba agiye kuza guhinga imboga n'ubundi yahinze ashobora kuzisimburanya, kubera akenshi muri sezo y'igihe gitoya cyane nka sezo yo mu kwa 7 cya gihe cy'izuba dusaba abahinzi guhinga imboga. Muri kura guhinga imboga n'ubundi bagomba kuzihinga ku buryo bwubahiriza rotation bwo gusimburanya ibihingwa. Imboga agakurikiza n'ubundi famiye cyangwa imiryango irimo. Uyu munsi nimba yahinze inyanya ejo ntahinga intoryi ngo buce ahinga iki, kamenya ngo niba yahinze inyanya ejo ahinga ibitunguru, aba yahinga za karoti bitandukanye, kuko akenshi imboga ntizirenza amezi 3, hari n'izera amezi 2 mu murima. Ubwo aho navuga ku kijyanye no gusimburanya ibihingwa mu murima, ibyo byose tubibona muri yo climate smart agriculture, muri bwo buhinzi bunoze kandi butangiza ikirere. Ikindi kibaho ni gukoresha guhinga ibi biti bivangwa n'imyaka. Mu biti bivangwa n'imyaka tubisaba ko abahinzi babitera ku mirima, kuko bifite akamaro kenshi. Ikintu cya mbere bifasha iyo babihinze ku nkengero z'imirima, bituma ya mivu y'amazi itabasha gutwara za ntungagihingwa zikaguma aho hafi, kuko ya mizi miremire igihingwa bino biti bifite bituma za ntungagihingwa zagiye kure y'ibihingwa, ya mizi y'igiti ibasha kubifata, nyamara kubifata ikaza kubigarura bikagaruka mu murima biturutse ku mababi. Ya mababi ibiti byose murabizi bigenda amababi ahunguka akagwa aho ngaho. Biriya ni byiza cyane kuko bifasha igihingwa kongera kubona za ntungagihingwa cye cyatakaje zizagiye kure yacyo. Ikindi akamaro k'ibi biti apari yo kuba bifasha no muri yo kurwanya isuri, nuko kugarura izo ntungagihingwa zagiye kure y'igihingwa. Ibyinshi harimo n'ibyo bita ibiti birileguminous, bibasha nabyo gufigisa amazote mu kirere, n'ubundi akaza kuba byatuma ubutaka bukira ku ntungagihingwa, ubutaka bukaba buri soil fertility kazamuka, ikaba improved. Ndetse hari n'ibiti biribwa nk'ibiti by'imbuto, nabyo bishobora gufashishwa n'abahinzi. Hari n'ibiti bigarurirwa amatungo, ibyo bita biri fodders, twavuga nka za kariyandara n'ibindi. Ibyo biti tubisaba ko nabundi abahinzi babasha kuza babihinga bakabivanga n'imyaka, kuko bifite akamaro kenshi, biturinda n'ubundi kwangirika kw'ikirere. Ndetse bijyana n'icyo bita carbon sequestration, bituma n'ubundi yama carbon dioxide yabaye released n'abantu n'amamodoka n'inganda n'ibiki. Ibi biti bigira uruhare n'ubundi mu gufata ya carbon dioxide, birayihumeka, biri gukora icyo bita photosynthese, bikaza ahubwo gutanga umwuka mwiza. Muri iyo kaya ya photosynthese bikoresha carbon dioxide ariko bigatanga oxygen. Bifite akamaro kanini rero, ni ngombwa ko abahinzi bacu bakwiye kubabyumva bakabikoresha. Ikindi kintu tuza kureba muri ino
climate smart agriculture, ubuhinzi bunoze butangiza ikirere. Tuza kwigisha n'ubundi abahinzi uburyo bwiza bwo gufata amazi. Ni byiza ko abahinzi bafata amazi, yaba amazi aturuka ku nzu, yaba bakoresheje ibigega, bashobora gufata amazi bakoresheje ibyo bita ibidamu, bashobora gufata amazi baciye amaterasi buriya nayo agira uruhare runini mu gufata amazi aturuka ku misozi. Ariya mazi apari ko bashobora kuyakoresha mu ngo, bakayanywa, bakayakoresha, bakayafurisha, ndetse bakanagabanya uburyo y'amazi yangirizaga ibintu, agatwara amazu yabo, agatwara imyaka muri kiriya gihe cy'isuri. Ari amazi agira n'urundi ruhare rukomeye mu kuyuhiza imyaka, icyo bita irrigation. Muri irrigation tugira ubwoko butandukanye bwa irrigation. Tugira irrigation tuyikoresha bitewe n'ubundi, tugira ubwoko bwa irrigation bitewe n'ahantu, bitewe n'igishoro umuntu afite ujya gukora iyo irrigation. Tukanareba noneho na climate y'aho hantu, ikirere cy'aho hantu ukuntu kimeze. Twavuga urugero, tunareba ndetse no ku butaka. Ubutaka nimba dufite ubutaka bw'urusenyi cyane, buriya butaka bitewe n'uko butabasha gufata amazi, bunywa amazi vuba ariko ntibuyabike. Buriya butaka twoburija ko bakabaye hakorwaho irrigation y'ubwoko bubiri. Bashobora gukora icyo bita sprinkler, buriya buryo bwuhira bumeze nk'imvura, bakoresha amatiyo, kuko buriya buryo impamvu aribwo bagomba gukoresha, ubasha kuburegera ukavuga uti burekura amazi nyuma y'isaha, nyuma y'amasaha abiri, cyangwa nyuma y'iminota ingahe, ku buryo amazi igihingwa nubwo arakigera agahita agenda, ariko kiraba kizeye kuba cyongera kuyabona mu gihe gitoya. Tugira n'ubundi buryo bwa drip irrigation, noneho bwuhira gitonyanga ku gihingwa, kandi amazi akajya ku gihingwa, bitandukanye nuko muri iyo metode nabona imbuze ya mbere sprinkler, ko wuhira umurima wose utitaye kuruhira ku gihingwa, amazi bitakaza amazi menshi. Ariko kuri kaya drip irrigation ho nicyo bita precision agriculture cyangwa precision irrigation, amazi ajya ku gihingwa gusa, ntabwo ari ngo wuhira umurima wose, wuhira igihingwa, ku imizi y'igihingwa. Bugakoresha amazi makeya kandi bukagira akamaro, kuko butuma amazi akenewe n'igihingwa ariyo kibona. Muri climate smart agriculture rero, dusaba abahinzi ko bakabaye bakoresha ubu buryo bukurikira, cyane uburyo bwa drip irrigation, bitewe n'uko buriya buryo bwa sprinkler mu bihugu byinshi byateye imbere, twavuga nka za Israel n'ahandi, bakoze ubushakashatsi babona ko nabwo bufite uruhare mu kwangiza ikirere, bitewe n'umwuka twabonye wo bita water vapor. Amazi agenda asubira mu kirere, ari nayo basanze agira uruhare mu kwangiza ikirere, bagenda babugabanya. Ariko mu Rwanda kenshi turacyabukoresha, kuko nibwo buryo buri affordable, nibwo umuturage ashobora kuba yabona buriya bwa sprinkler bw'amatiyo. Bukeneye ibintu byinshi, bukenera kubukoresha, umuntu agomba kuba afite ubumenyi buhagije mu kubukoresha, kuko ari amatiyo nayo harimo ibintu byinshi, barahenze, kandi bunakeneye n'umuntu ufite expertise muri irrigation kugira ngo ukoreshe buriya buryo bwa drip irrigation. Ariko cyane abantu bakora bari guhinga mu greenhouse, akenshi bakoresha buriya buryo bwa drip irrigation, kereka nko mu gukora amapepiniyeri, ari amapepiniyeri n'ubundi akorerwa mu greenhouse, niho bakoresha sprinklers. Ariko hari n'ibihingwa byinshi nabyo bikoresha sprinklers mu greenhouse, biterwa n'ibihingwa n'ubundi wahinze, kugira ngo n'ubundi uhite mu buryo ukoresha mu kuhira. Ikigamijwe ndakeka atari ukwigisha n'ubundi isomo ryo kuhira rya irrigation, twazarifatira umwanya naryo tukariganiraho. Icyo navuga muri climate smart agriculture ni uko abahinzi tugomba kubigisha uburyo bwo gufata amazi, yaba aturuka ku nzu, yaba ava ku musozi,
ndetse bakamenya ko ayo mazi dushobora kuyakoresha twuhira. Mu kuhira nababwiye uburyo bwinshi bashobora gukoresha. Ikindi dushobora kwigisha abaturage bacu n'ubundi muri ino climate smart agriculture, n'ubundi bijyana noneho no kubona wa musaruro tumaze kubona. Wa musaruro tumaze kubona wo turawuhunika gute, turawugeza ku isoko gute mu buryo n'ubundi butangiza ikirere. Murabizi hari nk'imboga ndetse n'ibindi bigenda bibikwa mu mafirigo. Hari amafirigo n'ubundi leta y'u Rwanda yamaze gukora ku isoko bitewe n'uko babonye nayo agira uruhare mu gutanga imyuka yangiza ikirere, ibyo bita CFC, icyo bita chlorofluorocarbon. Iyo myuka ayo mafirigo yagiye ava ku isoko, ubu bitewe n'uko imboga ndetse n'ibindi bintu byangirika vuba, bifite icyo bita shelf life ntoya, akenshi tubisaba ko babibika mu ma cold rooms, muri ya mazu afite ubuhehere butuma bya bihingwa bitangirika, wa musaruro wabyo utangirika. Ariko hari n'uburyo abaturage bashizeho bashyiriweho bwo kubika imisaruro yabo mu buryo n'ubundi butuma ibintu byabo nk'imboga bimara igihe. Bubaka amazu y'amandaground. Hari uburyo bubakamo amazu n'ubundi mu buryo butuma agumana bwa buhehere nk'ari muri cold rooms, kandi umuturage wese akaba ashobora kubugiraho uruhare bitamuhenze cyane. Ibyo nabyo byaratangiye kubika mu mapits, mu mandaground. Ariko nk'iyo tugiye nko ku musaruro w'ibigori, mu kurinda ziriya ndwara z'amaflatoxine, hari warehouse yagiye yubakwa ahantu hatandukanye n'ubundi ku buryo bya bigori bibasha kuma bikagera kuri ya moisture content, kuri bwa buhehere bukenewe. Muzi ko amasereyali cyangwa ibinyampeke akenshi tugomba kubibika bifite ubuhehere buri munsi ya 13, n'ubundi tukanabisarura biri ku rwego rwaho udashobora gufata iriya ntete y'ikigori ngo ubashe kuba wayimena cyangwa wayinosha. Ikigori kikaba cyumye ku buryo bugize kiri mu murima, nibwo gisarurwa. Ibyo nabyo bigira uruhare runini mu gutuma n'ubundi tutangiza ikirere iyo bikozwe neza. Ikindi navuga muri ino climate smart agriculture, navuga n'ubundi bijyanye n'ubundi no kubona infrastructure ziri ku rwego rwiza rutuma bya bintu n'ubundi bigera ku isoko bitangiritse, kandi nabyo bitangiza ikirere. Twavugamo nka leta y'u Rwanda yagerageze gushyiraho icyo bita amafeeder road yegereye uburyo kwegeza abahinzi umusaruro, guhuza wa musaruro w'abahinzi n'isoko, ndetse n'ibinyabiziga bikabasha kugerayo ku buryo buboroheye. Numva ari ibyo. Ibindi rero twakomeza tukabiganira mu bindi biganiro cyangwa uko umwanya ubonetse. Murakoze.